turabikora twese duhana umwanya. Ubwo ndabikora dukomereze. Murebe ukuntu amavuta arimo gutemba. Imana izakugeze kure papa. Imana izakugeze kure. Imana yo kwiringirwa kandi Imana yo kwizerwa. Amen. Nukuri Imana yo mwijuru izi kwitura abantu ibintu byiza bakoze. Ibi bintu byandika ahantu mu bitabo byayo by'urwibutso izagenda ibitura. Uwavuze n'utavuze, abatanze kuri telefone n'abatabashije kubona yo batanga, abo bose mwese Imana ibagirire neza. Okay. Niba hariho igiseke hano bagishireho hano, uwagendanye ayo yagendanye ya kashe yayashiramo kugira ngo bize gufasha. Ikindi kandi umuntu wese watanze, twarimo tubabwira ngo mutubwire amazina, tukibagirwa kubabwira ngo mutubwire nomero, kuko amazina ngira ngo ntacyo twakoresha cyane. Icyo gira umumaro cyane ni akanomero, noneho twaba turifite ibikorwa turimo gukora tukabahamagara abo tutazi. None rero ukaba watanze, ukaba uzi ko wenda nta muntu muziranye, utanga akanomero cyangwa ugende gusaba umwizerwa uzayashyitse kuri Rishari. Yesu abaha umugisha. Ndasaba rero ngo n'abagendanye yandi tujya dushyira aha ngaha ku mufuka, igiseke kiri hano tuze dukomeze. Ariko hagati aho munyemerere nakire abacuranzi bande irimo gufatanya na Rishari. Munyemerere twongere dukomere Imana yacu amashyi barimo batambuka aha ngaha kugira ngo tuze kwinjira mu gice cya kabiri. Hanyuma Rishari araza gukurikirana na Frank. Munyemerere rero abacuranzi aho muri mutera intambwe rwose mugana hano imbere, maze iteraniro twese natwe twongere duhuze ibiganza dukomere Imana yacu amashyi barimo gutambuka. Nizere ko batagiye kure. Ayo ni yandi ya mbere ngira ngo turimo kuba. Babambwirira bari kumwe nabo, abari kumwe n'abacuranzi mubabwire ko twabakiriye. Abacuranzi bazana n'ababakas baze batwinjize mu gice cya kabiri. Okay, ndababonye barimo baraza. Munyemerere dukomere Imana yacu amashyi rero. Amashyi menshi tubakira kuri stage kugira ngo twinjire mu kindi gice cyo kuramya no guhimbaza kandi Yesu abagire neza. Hanyuma barimo batambuka bagera aha ngaha, dufite igitaramo kirimo gutegurwa na Healing. Harya ni munyibutse ni mu kwa gatanu ku itariki zingahe? Healing ni mu kwa gatandatu ku itariki 15. N'abaramyi bagenzi bacu turabatumiye kugira ngo mukomeze mu bitegure, tuzaze nanone tubashigikire. Ni byiza cyane. Aha ndabona bahageze rero, ndagira ngo munyemerere nanone twongere dusabe. Sinzi ukuntu byari binciyeho, mumbabarire. Munyemerere duhe Bishop akanya. Wabona yari yatanze inka y'ubukwe, ariko ashobora kuba afite n'irindi jambo yavuga n'ubundi kuri Rishari. Bishop umwanya n'uwanyu. Ntabwo mvuga byinshi cyane, ngira ngo nari nabivuze. Niba Rishari yatambuka mukamusukaho ya mavuta, abantu babikora ni abantu bose bamaze kuva ku mugabane wabo bajya kuririmba. Umuntu wavuye ku mugabane wabo ajya kuririmba ku wundi mugabane. Ubwo nari navuze Papi Clever, harimo na Frank na Pastor Ben, ngira ngo na Bosco. Mukora icyo gikorwa
icyo bivuga ni iki? Ni ukuvuga ngo turamwifuza andi mavuta. Cyumvikanye? Kiroroshe. Cyumvikanye? Yego. Ni icyo cyonyine. Asante. Ubwo protokole muze mudufashe muratubwira uko mwatekereje twobikora. Richard munyemerere duhuje ibiganza duhamagare Richard yongera atere intambwe agere hano dukomere Imana amashi. Amen. Ibintu ni byiza cyane. Ubwo abafite amavuta mwigire hino papi, mwigire hino na Frank. Hanyuma badushakire intebe Richard yicareho hano cyangwa pfukama papa. Yes. Nanje bino bintu ndabihawe kabisa. Ndabihawe kweri. Turabikora twese duhana umwanya. Ubwo ndabikora dukomerezeho gutya. Murebe ukuntu amavuta arimo gutemba. Imana izakugeze kure papa. Imana izakugeze kure. Imana yo kwiringirwa kandi Imana yo kwizerwa. Ndagushima kuko utajya ukoresha abakomeye gusa, nta nubwo ujya ukoresha aboroheje gusa. Uwaciye bugufi wese kandi agatahura impano yawe ikomeye imurimo, uwo wese uramukoresha. Iki ni ikimenyetso umushumba ahishuriwe kandi natwe batoya cyane tubikoze. Nukuri Imana biherekezwe n'imbaraga zikomeye z'Imana. Richard azagere kure aho twese tuzajya tumureba tukumva duteye ishema, tukanezezwa no kumva ko ari n'umuntu gusa tuziranye. Tuzajya tugera ahantu tubwira abantu ngo uriya muntu murimo kureba wabaye igihangange. Uriya tubwira abantu ngo uriya turaziranye kubera ko twumva twifuza kumwitirirwa. Impano ye ntigahagarare. Imbaraga zose zitava ku Mana zizamwitambika, azazihinguranye, azazihitane. Imbaraga zose z'Imana zimubeho kandi ubwiza bw'Imana budasanzwe buzamugumeho guhera ibihe wamuhamagariye kuzageza iteka ryose. Urakoze ni mu izina rya Yesu tubisenze. Amen.